What's up my beloved people? Hi, muraho neza bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba. Uzisi, muri filime yacu Inzira y'Umusaraba ni ibintu bibabaje kandi biteye agahinda. Emile mwakunze ku munota wa nyuma birangiye aguye mu mutego wa mabuja we. Nyuma yuko mabuja wa Emile yakunze Emile, yari amaze igihe kirekire n'iminsi myinshi ari kumuporopoza, amutega imitego kugira ngo arebe ko yakigarurira umutima we, ariko uyu mugabo ngo ni Emile agakomeza kugenda asimbuka iyo mitego yose ya mabuja we, ariko ku munota wa nyuma umutego Emile atezwe n'umushibukano, birangiye uyu mugabo ngo ni Emile aguye mu mutego. Murabizi ko mabuja wa Emile yari amaze igihe kirekire cyane ari gukora ibishoboka byose kugira ngo arebe ukuntu yakigarurira Emile, ariko byaramunaniye, Emile yarabyanze. None ku munota wa nyuma uyu mabuja wa Emile abashije kuba yakoresha plan B. Nyuma yuko plan A yanze, ahamagara Emile nijoro amubwira ko ibisambo bimuteye ndetse n'umukozi we bamaze kuba bamutera icyuma, agomba gufata akamoto byihuse akamutabara. Uyu Emile ahise abikurikirana nk'umuntu ugiye gutabara mabuja we, mu kugerayo asanga ari umutego yatezwe, nta bisambo byigeze bimutera. Uyu Emile nyuma yo gutegwa imitego myinshi, aho mabuja we yagendaga amutega imitego y'amafaranga, amubwira ko hari amahugurwa bazajyanamo ku Gisenyi atanga amafaranga menshi, ariko ibyo byose Emile akagenda byirengagiza akabyanga. Uyu Emile ku munota wa nyuma abashije kuba yagwa mu mutego, aho abantu bakomeje kugenda bibaza ngo ese uyu Emile yaba agiye kubabaza umukunzi we Anita bitewe n'imitego ya mabuja we. Muri filime yacu Inzira y'Umusaraba ibintu bikomeje guhindura isura, aho Rugema we yarakomeje kugenda apanga uburyo agiye kurya amafaranga ya Ale, yarangiza akamushingira umukobwa we Isimbi ku ngufu, aho uyu Rugema yarakomeje kugenda yivanga mu by'urukundo rwa Isimbi. Ibyo ari byo byari bikomeje kugenda bizamura n'intambara hagati ya Nyirantambara ndetse na Rugema, aho Nyirantambara yarakomeje kugenda ashigikira umukobwa we Isimbi, naho Rugema we akomeje kugenda apanga na Ale uburyo agiye kumuha amafaranga, ubundi yarangiza nawe akamushingira umukobwa we Isimbi ku ngufu. Imipangu yose Rugema na Ale bari bakomeje kugenda bapanga ibashije kuba yabapfubana, bitewe nuko uyu Isimbi kuba konfirma birangiye azanye sheri we wa nyawe, birangiye azanye uwo yakunze. Uyu Rugema atangira gukorwa n'isoni. Ikintu cyabayeho nuko uyu Nyirantambara yakomeje kugenda abyivangamo, abwira umugabo we Rugema ko batagomba gufata umwana wabo Isimbi ngo bamushingire umugabo adashaka, bamushingire uwo atakunze kandi hariho uwo yakunze. Ibyo ngibyo Rugema ntago yabyumvaga, kuko yari yamaze gupanga na Ale ko agiye kuba yamuha amafaranga yo kwifashisha, ari kujya kwihorera kuri kamarade na Emile, hanyuma nawe akamushingira Isimbi ubundi bigahwaniramo. Mu gihe Rugema yarakomeje kugenda apanga ibyo byose, Isimbi nawe yarakomeje kugenda yitegura kwakira umukunzi we utari Ale, uwo yakunze kuva kera bakigana. Aribyo bije kurangira uyu Rugema isi mwikaragiye ku mutwe ikamufungiraho amaferi. Ibyo yarakomeje gupanga byose bikarangira bimupfubanye, umupangu mubi yari afite wo kujya kwihorera kuri kamarade na Emile, nabo bikarangira abuze amafaranga yo gushoramo. Uyu Rugema ari kuririra mu myotsi nka Bakame, ari kwicuza impamvu uyu Isimbi yanze kumutega amatwi. Gusa kuri Isimbi we ibyishimo byamurenze. Ikibazo afite ni kimwe, nuko yanze kubwiza sheri we ukuri ngo amubwire ko yabyaye, ariko uyu Nyirantambara mama wa Isimbi yemereye Isimbi ko azamubikira ibanga akamurerera umwana. Isimbi agakomeza kugenda yikundanira n'umukunzi we yakunze. Guys, ahangaha ikintu Rugema yarakomeje kugenda akoresha iturufu ryo kuvuga ngo kuba Isimbi atarabwiye umugabo we ko yabyaye, ibingibi byazateza ikibazo gikomeye cyane, ko ariyo mpamvu agomba kuba yabana na Ale. Ariko ibyo byose Isimbi nabyo yabashije kuba yabikemura kugira ngo ibintu birangire neza. Yabashije kuba yabwira umugabo we ko
yabyaye, biza kurangira n'umugabo we abyemeye, nawe avuga ko nta kibazo. Uyu musore ngo ni arewe akomeje kugenda abura byose nk'ingata imennye, nyuma yo gutakaza Anita, nyuma yo kurwana impundura ashaka kuba yakegukana Anita, ariko bikaza kurangira atsinzwe na Emile. Uyu mugabo ngo ni are nanone ku mahirwe ya kabiri yo kuri Isimbi nayo abashije kuba yayatakaza. Ese urabyishimiye? Ushigikiye Isimbi? Guys, uyu Isimbi yaragiye guhura n'akarengane kadasanzwe, aho bari bakomeje kugenda bamushingira umugabo adashaka, ariko mama we akagenda agaragaza ubutwari avuga ko adashobora kongera gukora ikosa bwa kabiri ryo gufata umwana we akamushingira umuntu adakunda. Rero ibi nibyo bikomeje kugenda bigorana muri filime yacu Inzira y'Umusaraba, aho na Rurangirwa we na mushiki we Iribagiza bakomeje kugenda bakurikirana amadosiye y'urubanza kuri uyu mugabo ngo ni Rugema. Ibibazo biri kuvaho ibindi bikurikiraho, aho uyu mugabo ngo ni Rugema ari ingaruka z'ibyaha yakoze zikomeje kugenda zimwikaragira ku mutwe, akaba agiye kuryozwa ibyo yakoze, agiye kujya mu rubanza aburane nahamwa n'icyaha, atabwe muri yombi, aryozwa ibyo yakoze. Guys, abantu bakomeje kugenda bibona neza ko nta mahoro y'umunyabyaha, igihe cyose umutima we uhora uri kumucira urubanza ariko yicuza ku byo yakoze. Nibyo bikomeje kugenda biba kuri uyu mugabo ngo ni Rugema. Nanone ikintu kibabaje nuko uyu Emile nyuma y'intambara yarwanye ari kurwanirira umukunzi we, ari kurwanirira urukundo rwe, nuko mabuja we akomeje kugenda amwibasira, ariko nawe akihagararaho, aho uyu Emile akomeje kugenda agwa mu mitego itandukanye. Abantu mukaba mukomeje kugenda mwibaza ngo ese bizarangira bite? Ese uyu Emile aka kazi ka mabuja we ntiyakareka aho kugira ngo azababaze umukunzi we Anita? Guys, dutangiye tubabwira ko uyu Emile yamaze kugwa mu mutego tayari. Ibyo twababwiraga nuko nkuko namwe mwabibonye, Emile mabuja we yamuhamagaye amubwira ko ibisambo bimuteye, ahuye n'ikibazo, Emile agomba kwihuta agatabara byihuse. Uyu Emile yabikurikije, ariko mu kugerayo yasanze n'ubundi ari imitego ya mabuja we, yasanze nta kibazo gihari, ari mabuja we wamuteze umutego. Nyuma y'uko Emile aguye mu mutego ariko umutima we wanze kuva kuri Anita, ubundi abantu batekerezaga ko Emile agiye kuba yababaza umukunzi we Anita, ntabwo ari buze kuba yabikora. Nubwo aguye mu mutego wa mabuja we, Emile yafashe icyemezo cy'uko agiye kongera gutaha akajya kuri